Hano ku isi hari abantu bahisemo kwibera kure y'abandi, ndetse n'ugerageje kubegera bahita bamusubiza bamushushubikanya n'amacumu n'imyambi, ndetse benshi bagiye bahasiga ubuzima. Buri kimwe cyose wakumva kuri iri tsinda ry'abahezanguni cyagutangaza cyane, ndetse ugahinda umushyitsi kuko bakora ibikorwa biteye ubwoba cyane, guhera ku kwibera mu marimbi, kwisiga ivu ry'imirambo y'abantu bapfuye, ndetse no kurya inyama z'abantu. Uzumva tumwe mu duce dutandukanye ku isi tubamo abantu bameze nk'inyamaswa, badakozwe iby'ikoranabuhanga na gake kugera ku rwego rwo kwanga kwambara imyenda. Baba babayeho ubuzima bwo guhiga inyamaswa no kurya ibinyamashyamba, bakura mu bushorishori bw'ibiti n'ibisozi miremire, kandi igitangaje ibyo twe dutinya nk'imbeho, inyamaswa cyangwa indwara bo ntabwo baba babikozwa. Iby'umwanda, koga ndetse n'ibindi ntibabikozwa, kandi bakabaho ibinyacumi byinshi by'imyaka bumva batekanye. Ukigerageza kwegera ikirwa cyabo wakirwa n'uruhurirane rw'imyambi n'amacumu, ndetse udashobora kurokoka kuko ntawagerageje kugera kuri iki kirwa ngo agaruke ari muzima. Ni abahezanguni bakoze isi yabo yihariye idashobora gucengerwa n'undi muntu uwo ari we wese utari umwe muri bo. Ikaze mu isi y'ubwoko buteye ubwoba kandi bubaho ubuzima butangaje cyane kurusha ubundi hano ku isi, bwiyambuye umubano n'abandi bantu ndetse bubagendera kure. Mu kiganiro cy'uyu munsi, nyemerera dufate rutema ikirere maze ngutembereze ibirwa n'amashyamba, maze nkwereke imibereho itangaje y'abigize abahezanguni badakozwe iby'ikoranabuhanga n'igisa naryo. Bana nanjye kugera ku musozo wumva ubwoko butinyitse kurusha ubundi ku isi, kubera ubugome n'ubunyamaswa bakora kugera no ku rwego rwo kurya inyama z'abantu. Iyi ni Felix Official Docs Fair. Felix niko nitwa, umwigisha w'amateka n'ubwira umwarimu atakwigishije mu ishuri. Ikaze nanone. Mu Buhinde hari itsinda ry'abantu rizwi nka Agori, ryamamaye kubera imigenzo n'imyizerere idasanzwe itera benshi ubwoba. Buri kimwe cyose wakumva kuri iri tsinda ry'abahezanguni cyagutangaza cyane, ndetse ugahinda umushyitsi kuko bakora ibikorwa biteye ubwoba cyane, guhera ku kwibera mu marimbi, kwisiga ivu ry'imirambo y'abantu bapfuye, ndetse no kurya inyama z'abantu. Agori ni itsinda ry'abaseta ascetics bo mu idini rya Hindu, biyegurira Shiva mu ishusho rya Baivara. Izi zikaba ari imana zabo. Baba mu bice bitandukanye by'Ubuhinde, cyane cyane mu mijyi ya Varanasi, cyane cyane ku nkengero z'umugezi wa Ganga. Bahitamo kubaho mu buryo bw'ubwigunge kure y'imibereho isanzwe, bagamije kugera ku bwigenge bwuzuye bita moksha, bava mu ruziga rw'ivuka n'urupfu, reincarnation. Agori bemera ko nta tandukaniro riri hagati y'ibintu, ko byose ari kimwe. Imyizerere y'ubumwe bita Advaita ituma bafata ibintu byose nk'ibifite agaciro kangana, bityo bakirengagiza amahame y'isuku n'ubwandure cyangwa umwanda usanzwe mu idini rya Hindu. Ibyo gukora isuku cyangwa kwirinda umwanda aba bantu ntibabikozwa, cyane ko bizera ko ibintu byose ari kimwe, nta kiruta ikindi cyangwa ngo gisumbe ikindi. Iyo mpamvu bakora ibikorwa byinshi byirengagiza imigenzo isanzwe, bagamije kwerekana ko nta kintu na kimwe gikwiye gutinywa cyangwa kwangwa. Agori bazwiho gukora imihango iteye ubwoba kandi idasanzwe, harimo no kuba ku marimbi. Bahitamo gutura hafi y'amarimbi cyangwa ku nkengero z'imigezi yera, aho imirambo itwikirwa. Imigezi yera ni imigezi ijugunywamo imirambo mu rwego rwo kuyishyingura, bakaba batura hafi y'iyo migezi mu rwego kugira ngo bajye babona imirambo barya. Nta gushidikanya aba bantu bo mu bwoko bwa Agori barya inyama z'abantu, ndetse bumva ntacyo bibatwaye. Nubwo barya inyama z'abantu, ntabwo bica abantu ngo babone inyama zo kurya, ahubwo barya abantu batawe, cyane cyane abo batura muri iyi migezi yera baba bajugunywemo. Ibi babikora mu rwego rwo kwiyegereza urupfu no kurwiyumvamo nk'igice cy'ubuzima bwabo. Bizera ko urupfu ari kimwe mu bigize ubuzima bwabo, ndetse ko nta mpamvu yo kurutinya cyangwa gutinya uwapfuye. Kwiyomekaho ivu ry'imirambo ni ikindi gikorwa giteye ubwoba n'inkeke aba bantu ba Agori bakora. Bisiga ivu ryavuye ku mirambo y'uwatwitswe nk'ikimenyetso cyo kwerekana ko urupfu n'ubuzima ari bimwe, kandi ko ntabwo bagomba kugirira urupfu. Mu buryo budasanzwe aba bantu ntibatinya gusigarana bimwe mu bice by'umuntu wapfuye, ndetse bakabikoramo n'ibikoresho. Bakoresha amagufa n'uduce tw'imirambo mu mihango yabo, ndetse bakagira n'ibikoresho bikozwe mu magufa nk'ibikombe bikozwe mu magufa yo ku mutwe byitwa kapara. Ibitendo by'aba bahezanguni bo mu bikorwa by'Ubuhinde ni byinshi, cyane ko banakoresha ibiyobyabwenge bitandukanye kandi bikomeye. Bakoresha ibiyobyabwenge nk'urumogi mu mihango yabo, bagamije kugera ku rwego rwo hejuru rw'ubwenge no kwiyegereza imbaraga z'ikirenga. Nubwo bameze batya, undi muntu begereye ntacyo bamutwara,
ndetse rimwe na rimwe hari abanyamakuru bagiye bagerageza kujya gusura aba bantu ndetse bakaganira ntibagire icyo bamutwara. Imigenzo n'imyitwarire ya Aghori itera abantu benshi ubwoba, ndetse n'abandi bahinde bene wabo ntabwo batinyuka kugera aho aba bantu bari kubera ibikorwa byabo bitandukanye, cyane cyane n'imyizerere y'abandi bahinde. Mu idini rya Hindu ryiganje cyane mu Buhinde hari amahame akomeye y'isuku n'ubwandure. Aghori bo birengagiza ayo mahame bakora ibikorwa bifatwa nk'ibihumanye bituma abantu babafata nk'abantu batari ab'isi. Imihango yabo iteye ubwoba nko kuba ku marimbi, kwisiga ivu ry'imirambo no gukoresha ibice by'imirambo mu mihango yabo bitera abantu benshi ubwoba kuko bifatwa nk'ibikorwa bidasanzwe kandi biteye ishozi. Kuba hari aho byagaragaye ko barya inyama z'abantu bituma abantu babafata nk'abantu b'inkazi kandi batinyitse ndetse badakwiye kwegerwa kuko kubagira uruhande isaha n'isaha uba uri mu kaga ko guhinduka ibiryo by'aba bantu. Aghori ni itsinda ry'abantu bafite imyizerere n'imigenzo idasanzwe itera benshi ubwoba. Nubwo ibikorwa byabo bishobora gufatwa nk'ibiteye ubwoba cyangwa ishozi, kuri bo ni uburyo bwo kugera ku bwigenge bwuzuye no kwiyegereza imbaraga z'ikirenga. Gusa kubera imigenzo yabo idasanzwe, bakomeje gutinywa no gufatwa nk'abantu badasanzwe mu muryango mugari. Mu nyanja ya Bengal hariho ikirwa cyitwa North Sentinel, Sentinel y'amajyaruguru, gituwe n'ubwoko bw'aborozi b'abasangwabutaka bitwa abasentinelese. Aba bantu bazwiho kwanga kugirana umubano n'amanyamahanga cyangwa undi muntu wese utari uwo mu bwoko bwabo, ndetse bakaba barabayeho mu bwigunge imyaka ibarirwa mu bihumbi. Imyitwarire yabo iteye ubwoba, cyane cyane uburyo bitwara ku bantu bagerageza kwegera ikirwa cyabo bituma bafatwa nk'ubwoko butinyitse kandi buteye amatsiko ku isi. Abasentinelese ni ubwoko bw'abasangwabutaka bubarirwa mu bantu bake cyane ku isi bakomeje kubaho mu bwigunge, badashaka kugirana umubano n'abanyamahanga. Batuye ku kirwa cya North Sentinel gifite ubuso bwa kilometero kari hafi 60, kikaba kiri mu birwa bya Andaman na Nicobar bigize Ubuhinde. Imibereho yabo ishingiye ku buhinzi bworoheje, uburobyi n'ubugeni, kandi bakoresha ibikoresho by'ibanze bikozwe mu biti n'amabuye. Nubwo amakuru ku myizerere yabo ari make kubera kubura umubano wimbitse, birashoboka ko bafite imyizerere ishingiye ku migenzo gakondo, bakaba bafite imihango yihariye ibafasha kubaho mu bwigenge no kwirinda abanyamahanga. Kuba barabashije kubaho mu bwigunge imyaka myinshi bigaragaza ko bafite uburyo bwihariye bwo guhanahana amakuru no kwigisha abakiri bato umuco n'imigenzo yabo. Abasentinelese bazwiho kwitwara nabi ku bantu bagerageza kwegera ikirwa cyabo. Bashobora gukoresha intwaro gakondo nk'imyambi n'amacumu mu kurwanya abanyamahanga, kandi ntibatinya kwica uwo ari we wese ugerageje kwinjira mu bwigunge bwabo. Ukigerageza kwegera ikirwa cyabo wakirwa n'uruhurirane rw'imyambi n'amacumu, ndetse udashobora kurokoka kuko nta wagerageje kujya kuri iki kirwa ngo agaruke ari muzima. Ni abahezanguni bakoze isi yabo yihariye idashobora gucengerwa n'undi muntu uwo ari we wese utari umwe muri bo. Ibi byatumye ikirwa cya North Sentinel gifatwa nk'ahantu hatagerwaho, ndetse n'ubuyobozi bw'Ubuhinde bukaba bwarashyizeho amategeko abuza abantu kwegera icyo kirwa mu rwego rwo kurinda umutekano w'abasentinelese ndetse n'abanyamahanga. Imyitwarire y'abasentinelese itera abantu benshi ubwoba kubera impamvu zitandukanye. Kuba banga kugirana umubano n'abantu b'abanyamahanga ndetse bakaba bakoresha urugomo n'ubwicanyi mu kubirinda, bituma bafatwa nk'abantu bagoye kwegerwa kandi batinyitse. Hari ingero z'abantu bagerageje kwegera ikirwa cya North Sentinel bakahasiga ubuzima. Muri 2006 abarobyi babiri b'Abahinde bagerageje guhiga hafi y'iki kirwa, bagera mu nkengero zacyo ariko bahise mu kanya nk'ako guhumbya bicwa n'abasentinelese. Imirambo yabo ntiyigeze iboneka kubera ko abasentinelese batemerera abanyamahanga kwegera ikirwa cyabo. Muri 2018 umunyamerika witwa John Allen Chau yagerageje kugera kuri iki kirwa mu rwego rwo kwamamaza iyobokamana, ariko nawe ntiyasubiye iwabo kuko yishwe n'abasentinelese. Ibi byongeye kwerekana ko abasentinelese badashaka kugirana umubano n'uwo ari we wese uturutse hanze yabo, kandi bahora biteguye kurashisha imyambi ityaye cyane ugerageje kuvogera ikirwa cyabo. Abasentinelese ni ubwoko bwihariye bw'abasangwabutaka bwabashije kubaho mu bwigunge imyaka myinshi bakirinda kugirana umubano n'abanyamahanga. Imyitwarire yabo itera ubwoba abantu benshi, ariko kandi ikerekana ubushake bwabo bwo kurinda umuco n'imibereho yabo.
ishyamba rya Papua muri Indonesia hari ubwoko bw'abantu buzwi ku izina rya Korowai cyangwa Korufo. Aba bantu bagera ku bihumbi 4 bazwiho kuba mu bwigunge no kugira umuco wihariye utandukanye n'indi. Imibereho yabo, imihango, imyizere ndetse n'imyambarire yabo bituma bafatwa nk'ubwoko butangaje kandi buteye amatsiko ku isi. Abakorowayi bazwiho kubaka inzu mu biti hejuru zishobora kugera kuri metero 45 z'uburebure. Izi nzu zitwa rumatingi, zibafasha kwirinda imibu, inzoka ndetse n'abashobora kubagabaho ibitero. Kubaka inzu mu biti birebire kandi bibarinda umwuzure n'ibindi byago byo hasi mu ishyamba. Ku bijyanye n'imyambarire, abakorowayi ntibakunda kwambara. Benshi muri bo bambara ubusa cyangwa bakambara imyenda yoroheje ikozwe mu bimera byo mu ishyamba. Ibi bigaragaza uburyo bwabo bwihariye bwo kubaho ubutandukanye n'indi mico muri ako karere. Abakorowayi bafite imyizere ishingiye ku myuka n'imana zitandukanye. Bubaha cyane umwuka witwa Gimigi bafata nk'umuremyi wabo. Mu buzima bwabo bwa buri munsi bakora imihango yo gutura ibitambo, cyane cyane mu bihe by'ibibazo, aho bashobora gutura ingurube kugira ngo bahumurize imyuka y'abasekuruza babo. Mu migenzo yabo, buri muryango ugomba gutegura ibirori byo gusarura isombe nibura inshuro imwe mu buzima, mu rwego rwo guteza imbere umusaruro n'uburumbuke. Ibi birori bifite agaciro gakomeye mu muco wabo kandi bifatwa nk'uburyo bwo guhuza umuryango no gukomeza umubano n'imyuka y'abasekuruza. Buri muryango wose wo muri ubu bwoko uba ufite intego zo kuzaba muri ubu buzima byibura bakoze uyu muhango wo gusarura isombe inshuro imwe mu buzima. Bitaba ibyo uwo muryango ukaba w'ibigwari. Isombe ifatwa nk'igihingwa cy'ibanze gifite uruhare rukomeye mu mibereho yabo ya buri munsi. Uyu muhango urangwa no guhuza umuryango, gushyikirana n'imyuka y'abasekuruza no gushimira Imana n'imyuka kubw'umusaruro babonye. Umuhango wo gusarura isombe ukorwa mu gihe cyagenwe kandi witabirwa n'abagize umuryango ndetse n'abaturanyi. Hakorwa isuku ku kibanza cy'imyumbati cyangwa ibindi biti birimo gusarurwa, hakagenwaho ibikorwa byose bizabera. Bategura amafunguro n'ibinyobwa bigizwe ahanini n'ibikomoka ku bimera byo mu ishyamba mu rwego rwo gushyigikira umunsi mukuru. Nyuma y'ibyo, umukuru w'umuryango cyangwa undi muntu ufite inshingano zihariye atura amagambo y'amasengesho ashima imyuka cyangwa imana zishinzwe uburumbuke. Iyi sombe imaze gutegurwa, umukuru w'umuryango cyangwa undi muntu wubashywe mu muryango ahabwa umwanya wo gusogongera mbere y'abandi. Ibi bikorwa mu rwego rwo gushimira imyuka no guharanira uburumbuke. Abakorowayi ni ubwoko bwihariye bufite umuco n'imibereho bitangaje. Kubaho kwabo mu bwigunge, inzu zabo zo mu biti hejuru, imyambarire yabo ndetse n'imihango yihariye bituma bafatwa nk'abantu batangaje kandi batinyitse. Gusobanukirwa n'umuco wabo byadufasha kumva ubukire bw'imico itandukanye hano ku isi ndetse no kubaha uburyo butandukanye abantu bahisemo kubamo no kwitwara mu buzima. Ndagushimiye ko wabanye nanjye mu cyegeranyo cy'uyu munsi, aho nakubwiye byinshi ku bwoko n'imico biteye ubwoba hano ku isi y'Imana, harimo n'ubutarebera izuba amagara y'abantu, ku buryo igihe wagerageza kuhatemberera ushobora kutagaruka. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Felix Official Docs Fair, wibuke gukanda subscribe kugira ngo ujye dukomeza kubana muri byinshi byiza ngenda nkugezaho. Stay in touch.